kuvuka tugakura ubundi tugapfa biragaragara ko ari rwo ruziga ubuzima buzengurukaho. Turavuka tukagira ishusho. Bamwe bazakubwira ko usa na papa wawe, abandi batusa na mama wawe, cyangwa na sogokuru wawe cyangwa nyogokuru wawe, so wanyu cyangwa nyoko wanyu. Uyu musore muto w'imyaka 22, Nsanzimana Elie, yavutse nk'uko twese tuvuka, ariko yisanga afite isura idasanzwe cyangwa ishusho ridasanzwe. Umwitegereje mu maso ni umuntu nkawe. Afite amaso, amazuru, amenyo, amatwi n'ibindi bice by'umubiri nk'ibyo twese dufite. Ariko se kuki yamamaye ku mazina atamuhesha icyubahiro? Hari abamwise Gikende, Ngagi n'andi menshi amupfobye. Abamwita amazina ndetse bakamugereranya n'inyamaswa z'agasozi bavuga ko bituruka ku buryo agaragara. Ese ubundi ni muntu ki? Amazina ye ni Nsanzimana Elie. Iyi si dutuye yuzuye amayobera. Uyu musore yabaye ikimenya bose biciye mu itangazamakuru. Gusa ikibabaje, abenshi mu barebye inkuru ze baketse ko ubuzima bwe bwahindutse. Ariko ukuri guturuka ku mubyeyi umubyara guhabanye n'ibyo benshi twibwiraga. Arashyira mu majwi itangazamakuru avuga ko ryamutwariye umwana rikajya kumusabisha imfashanyo bikarangira umwana bamumugaruriye, imvugo ari imwe, imfashanyo zabuze. Legacy Media yahuye n'uyu mubyeyi maze ahera mu mizi atunyuriramo kuva uyu mwana avutse kugeza abaye ikimenya bose. Namaze gupfusha abana 3 mpereye ku mwana w'imfura. Ubwo je n'umufasha wanjye kuko twabonaga ko tutazabona kana mbese. Ubwo rero aba bana 3 abane bamaze gupfa, twahise twicara tukajya tuvuga tuti Imana uzaduhe n'akana katagira akaboko kakamuga ariko kandi tukabona. Ubwo rero tukajya twicara tubisaba Imana. Nyuma yaho nza gukurikizaho abakobwa 2. Maze kubabyara rero Imana koko yumvise gusenga kwacu kubera ko twayisabaga, yarebye ko kwihangana kwacu. Nyuma rero impakano kana Nsanzimana kampa nyine kameze gutya katameze nk'abandi. Ubwo mbese twebwe twarabyakiriye kubera ko twabisabye Imana. Ye n'umufasha wanjye akiri. Ubwo rero nyuma yaho abantu kajya bambwira ko nabyaye inkende, ibyo nkabyihanganira. Ubwo tubaye ngaho twari mu buhungiro. Nyuma yaho tuza gutahuka iwacu mu gihugu. Tugeze mu gihugu abantu bakajya birwa banseka ko nabyaye inkende, ariko twari tukiri kumwe n'umufasha wanjye akambwira ati we ubihore ubyihanganire kubera ko twebwe Imana yaradushubije. Uyu mubyeyi mureba yaciye muri byinshi. Bijya gutangira hari ku nshuro ya mbere abyara imfura ihita yitaba Imana. Amaze gupfusha imfura ye yabyaye abandi bana 3 bose bapfa. Bimushobeye yarapfukamye azamura ibiganza aganyira Imana. Ubwo yasabaga Imana kumuhoza agahinda k'abana be 3 bari bamaze gupfa, yaragiraga ati, mu bitekerezo bye no mu byumviro yaragiraga ati, icyama umwana niyo yaba atagira amaboko cyangwa amaguru. Twebwe Imana yaradushubije. Ubwo rero ndetse akana aho kamereye kugenda, akana kajya kagenda mu bandi bakagakubita, bajugunya bato nta muntu arimo, ati ndetse batese buriya yacyuraga iki mu Rwanda yakarekera mu mahanga kakagurisha, atura n'umuntu yazanye. Ubwo je nkabyihanganira nyine. Ubwo rero akana kabaye aho ngaho, nuko Imana irakampuriza, none reba ukuntu kangana. Ubwo nyine gatunze muri ubu buryo nyine mubona kameze. Hashima Imana cyane rero kubera ko narakayisabye yarakampaye. Ubu gafite imyaka ingahe? Gafite imyaka 22 ukabona gutyo. Urabona ni agasaza kandi urabona karacyahekwa. Kandi ari umusaza. Uragaheka se? Tamuheka nyine iyo tugiye kurera arijyana. Uyu mwana Nsanzimana Elie uko yakuraga afite imiterere itameze nk'iy'abandi. Abaturanyi bakatuvugiraho bati mwabyaye ikinyamaswa.
ariko ku bwanjye n'umufasha wanjye twari twishimye kandi twashimiraga Imana. Kurera uyu mwana byabaye urugamba rukomeye kuri njye nk'umubyeyi we, ariko no kuri we nk'umwana ntibyari bimworoheye. Aho yacaga hose baramukubitaga ngo dore agakende. Uyu musore wo mu kigero cy'imyaka 22 akomeje gutera benshi urujijo. Ntazi kuvuga, ntabasha kugenda. Umubyeyi we iyo bagize urugendo rwa kure aramuheka. Kandi aramuheka ndebe ko utambeshye cyane. Aha, ubu se umubayeho umuti? Ubu rero kubaho kwacu tubayeho nabi. Tubayeho nabi, tutagira ibyo turya. Urumva nta mufasha ufite? Nta mufasha mfite, nta byo kurya ngira, nta byo kwambara. Umva turakeneye ibintu byinshi. Noneho ikijyanye n'amashuri cyo kimeze gite? ikijyanye n'amashuri nyine, bwa mbere hari umuntu yarabanje ajyanwa n'abanyamakuru. Bamujyanye rero baravuga ngo nta mafaranga, ngo nta imfashanyo, ngo ntiziragwira. Ubwo twaramugaruye. Bukeye nanone haza undi muzungu, nanone aramujyana, nanone baramwanga bati kereka ubanjije gutanga amafaranga y'ishuri, ubundi wamara kuyashyira ku ishuri amafaranga bazaza bamurihirira n'ay'umurezi wiwe, kubera ko ni kure, n'ayo yajya arya nko mu gihe ari ku cyumweru cyangwa ari ku isabato, ati akabona ibyo kurya. Igihe rero ibyo utarabizana, ubwo bati ntibishoboka, ntitugomba gufata umwana. Nanone turongera turagaruka. Uwo muzungu rero nimba ari nawe yicaramo amagara, sinzi igiswahili, sinzi igifaransa, sinzi icyongereza. We rero arahamagara nyine, akampamagara nkumva ko arimo ahamagara Nsanzimana, nyine ibyo mvuga nyine nkamwihora yageze hano kugenda. Nta muntu usuri hafi aha ngaha wenda cyangwa uriya mukobwa wavugana nawe? Reka da. Nawe ntabwo yageze kwiga? Uriya yagarukiye mu wa 4 ubanza nyine. Wumvaga se wamwigisha umwana wawe uyu Nsanzimana? Jewe numva nyine bamujyana akajya ku ishuri akiga. Njye nicyo nshaka nk'abagira neza, bakantera inkunga uyu mwana bakamujyanira ku ishuri akiga. Bakamuha n'ibyo kurya n'imyambaro? Bakamuha n'ibyo kurya, bakamuha n'imyambaro. Ubwo mbese bakamufatira akajya ku ishuri, akagenda agahama akajya yiga. Ajya wenda mubona mu kiruhuko. Ariko bakabanza natwe bakadufasha nyine kubera ko tumeze nabi. Ndabizi ko Imana ishobora kuzabikora. Aha, hari umuntu wenda tugiye kuzaha iki kiganiro, ariko ibyo byose wenda nka nawe uri umuntu mukuru wicaye aha ngaha, wagira icyo umubwira cyangwa ugira icyo umubwira, ugira n'icyo umwisabira? Yewe rero uwo muterankunga, ikintu musaba cyane cyane rwose, ndamusaba ubufasha. Umusabe rwose? Ndamusaba ubufasha bwo kumfasha muri uru rugo. Akangira neza, akampa ubufasha. Nubwo yampa n'agatungo, urumva? Nubwo yampa n'agatungo, ntabwo mubwira sijya muhitiramo mu matungo yampa. Ako yampa kose nashima, kubera ko ako gatungo impamvu nkasaba nako kera ntakiriho, wenda kazangira akamaro uyu mwana wanjye akiriho. Urumva? Uwo mugiramana, uwo muterankunga ababyumva yumve ko rwose mbabaye kandi nkaba nkennye, yakora ibishobotse byose nawe akareba ukuntu yantera inkunga. Ikindi hari ukwiga wambwiye ko umwana wawe hari ibyo wambwiye akeneye, ibi byose bimubwira. Ubwo rero ibyo byose nk'uno mwana wanjye akaba yamushyirira ku ishuri akiga, akamutera inkunga y'amafaranga, noneho bakajya bamurihirira, kubera ko umwana yaba yiga adataha, yaba yiga ahantu kure. Mbese bamushakira nk'ishuri, ntabwo aribyo bamushakira. Jewe sinamenya aho yakwiga, nibo nyine bamushakira nk'ishuri. Abagira neza
bakagera neza bakamushyira ku ishuri kuko baramutse bamushyiriye ku ishuri biramfasha aho ngenda hose njye kwihahira tuba turi kumwe nawe nanga yuko abana bamukubita nkanga ko bamugira nabi kubera ko ntabwo azi kuvuga n'umukubise ntamenye umukubise uwo ari we ntiyaza ngo abwire bigatuma rero umwana wanjye mubunga naho ngiye hose ugasanga ndamuzererana nabyo baramutse bamunjyaniye ku ishuri byamfasha nkaba nyine mfite umutekano hano mu rugo. ese ubona yakwiga nk'iki? Ibyo yakwiga ntabwo mbizi, abarimu nibo babimwigisha bo babizi cyese namenya bamwigisha imyuga bamwigisha gusoma ubwo ngubwo nyine abarimu abagira neza nibo babivugana bakamenya abarimu ibyo bamwigisha. Abari bagerageje kumujyana ku ishuri se bakwiye ko bagiye kumwigisha iki? Ntabwo bari babimbwisha cyakora bari bamujyanye mu bandi bana bamugaye n'abantu bakuru bajya kunyereka ko atari igihe wabyaye akantu kameze gutya nyine mbese banjyanye bampoza amarira kubera ko narariraga cyane mvuga nti wenda ese mana nagucumuyeho none wampaye akantu nk'aka. Ubwo rero bo mbese banjyanye bagira ngo bananyereke bampoza amarira bati dore n'utundi tumeze nkawe.